Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe snacks ziryoshye, Ushobora kuba uri kwibaza se zino snacks zikoze muki? Mana yanjye, ni ibijumba n'ubundi dusanzwe dukoresha mu rugo. Tubiteka mu buryo butandukanye, wowe uteka ibijumba mu buryo butandukanye, ariko no munsi tugiye kureba uburyo bwiza wakoramo snacks z'ibijumba nubwo waba utabirya ukaba wabasha kubirya. Nta kindi bidusaba rero, twafashe ibijumba bibiri rwose nafashe, turabihata. Tumaze kubihata turabibiza, ariko twabibijije cyangwa se twabitetse iminota 20. Ni ukuvuga ngo urabiteka n'ubundi bigashya ukabona ko ibijumba byawe byahiye. Ubundi tubishyira mu kintu nyine kisanzuye, dushaka ikintu gisa nkaho kiremereye. Ushobora kuba wafata nk'umuhini, wenda umuhini w'agasekuru ka tungurusumu, cyangwa se ugafata n'ikimamiro niba kigize kiremereye, ukaba wagerageza kuba wabipondaponda gutyo, ukabipondaponda kugira ngo bibe byanoga neza. Yego, urakomeza ugapondaponda, ukagenda ureba niba nta hantu hari utuntu tutanoze neza, ukaba waponda neza. Ubundi ukaba ufite ifarini yawe. Nge nashyizemo ibiyiko 3 byo ku meza by'ifarini, shyiramo n'ibiyiko 2 by'isukari. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba warenzaho isukari bitewe n'uburyo ukundamo snacks ziryohereye cyane. Niba ukunda snacks zirimo isukari nyinshi, ubwo urumva ushobora kuba ukoresha ibiyiko 3 cyangwa se 4, ariko ngewe nakoresheje ibiyiko 2. Ubwo ushyiramo n'amata make cyane, ubundi kugira ngo bikorohere kuba wavanga unaponde neza, kuko dukeneye igipondo kimeze neza nk'igipondo gisanzwe, nk'igipondo wakuramo amandazi. Yego, ni ukuvuga ngo ifarini twongeyemo rero iri kudufasha kuba twagira igipondo kimeze neza kandi kinoze. Ubwo rero uraponda gutyo kugeza ubona ko cyanoze nyine bimeze neza. Nge rero nari ndi kubona harimo utuntu tutanoze, ngenda nubwo nashyizemo ifarini ntibikuje ko wagenda usa nkaho natwo uri kudukandakanda kugira ngo tube twanoga. Gusa ikindi gitekerezo, hari n'uwakunda cyangwa se washaka kuba yabiblendinga mu gihe twamaze gukora ibijumba nyine wabitetse. Ushobora kuba wanabishyira muri blender, ukaba washyiramo ayo mata makeya kugira ngo bashe kuba wabisya, ubundi ukaba wabikuramo biseye gutyo. Ubundi ukaba wakongeramo iyo sukari n'ifarine. Yego, ubundi ukaba wakanda bisanzwe. Ni ukuvuga ngo blender ikintu yabigufashije wenda kuba wagira nyine wafata cyangwa se wafata umwanya wo kuba wavuga ngo ugiye guponda ibijumba nyine paka binoze. Ariko nabyo ntabwo biba bigoye kuko uba wabihishije, ntabwo bitinda. Murabona ko bitigeze bitinda. Ubwo rero igipondo cyacu turagiponda hagati y'iminota 5 kugeza kuri 7. Ni ukuvuga ngo uraponda n'ubundi ukabona ko kinoze, ubundi ube wakata muri forme ushaka. Ngewe rero nahisemo forme imeze gutyo. Iyo umuntu yarambuye igipondo gutyo akagikora gutyo, akoramo forme imeze nka triangle. Rero nakunze forme ya triangle muri izo snacks, niyo forme nkunda. Ubwo nawe waforma cyangwa se wakora forme ushaka. Ushobora kuba wenda wakora nk'utuzeru, forme y'utuzeru nyine nk'iy'amandazi. Ushobora kuba wakora na kare, nyine byaterwa n'ukuntu uri kubishaka. Kujyanye na forme byo nta kibazo kirimo. Gusa nifuza kubabwira ko niba ari ikintu cyihuse gukora izi snacks zirihuse, mushobora wenda mwarimu muri kumva ko byatinze. Ni ukuri nta kintu gitinda kirimo, ntacyo kandi ziratubuka. Murabona ko tuvanyemo snacks, turaza kuvanamo snacks nyinshi kandi twakoze mu bijumba 2. Ni ukuvuga ngo zakoreshwa n'abantu benshi kandi nta farine nyinshi twashyizemo. Ikindi tuba turyoshye cyane, ubona nyine turyoshye. Reka ndeke kubicisha amatsiko, ubundi dukomeze turebe ukuntu biza kuba byagenda. Ubwo rero maze gukata ya forme yanjye kugira ngo nyine ibisa neza, nuko nagiye mbigenza. Ubusa nkaho nyine uri kugenda uyitsindagira neza kugira ngo nanone udata forme, nyine uri kugenda nyine utsindagira ariko ugende kuri forme. Urumva nawe wakase gutyo nuko wagenda ubigenza. Ukase no muri kare nuko wagenda ubigenza kugira ngo kabe gasa neza kurushaho. Ndabasaba rero ko mwakora subscribe niba mutarayikora, niba mwarayikoze ni byiza cyane. Ndasaba ko mukora subscribe, mukakora no kunzogera, mukalikinga, mukanasharinga kugira ngo hagira abandi bantu bamenya
ino recipe agira abandi bantu bamenya uko bashobora kuba bakora nyine ibijumba mu gihe badashatse kubiteka mu buryo dusanzwe tuzi mu rugo, nko kuba babitogosa, kuba bivanga n'ikindi kintu. Iri recipe nziza cyane, irihuse, ntabwo bigoye, bitwara umwanya muto cyane mu gihe umaze gutogosa gusa ibijumba byawe cyangwa se kubiteka, kubibiza mu mazi. Ntabwo bitinda kuko ntabwo bigusaba guponda umwanya munini. Ushobora kuba wanabitegura rwose abantu bategereje muri salon, bategereje ko ubakorera icyo kurya, bategereje ko ubakorera breakfast, bakaba barabibonye, ntabwo bitinda. Ubwo rero tumaze kuba twakora forme dushaka, twamaze gushapinga neza, turongeraho sesame. Sesame rero ni nziza, yego utazifite nta kibazo wabikora gutyo nta sesame, ariko sesame zongera uburyohe cyane ku bijumba twakoze muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo uragenda uzishyiraho hejuru use nkaho utsindagira, unahindukize ku mpande zombi ku buryo nyine sesame zijya ahantu hose. Ubundi dutegereze umwanya mutoya, iminota 3 gutyo cyangwa se iminota 2, ubundi dutangire kuba twakaranga. Rero ubaye udashaka gukaranga, hari abantu badakunda ibintu bikaranze, hari abantu badakunda nyine ibintu bikaranze, yego nk'abantu cyane cyane bari kuri regime, ushobora kubona abana bibakinga nkuko n'ubundi wa baking umugati, nta kibazo, ziza ziryoshye nazo cyane. Kwebwe rero ntabwo tugiye kubakinga cyangwa se ngo dushire muri four, tugiye kuba twakaranga bisanzwe nkuko wakaranga nyine ifiriti bisanzwe. Rero tuno dukeke cyangwa se tuno tu snacks tuba turyoshye cyane iyo umuntu adukaranze, gusa no kutubakinga ni byiza cyane, ntacyo bitwaye. Ubwo rero biba bisaba ko ukoresha umuriro uringaniye. Nukoresha umuriro mwinshi ni nko gukaranga nyine n'ibindi bintu byose bisanzwe, umuntu akoresha umuriro nyine uringaniye kugira ngo utaza kuba washiririza bitarashyamo imbere. Ndabasaba rero ko mwadushira muri comment nyuma yuko mumaze gukoresha zino snacks, nyuma yuko mwamaze kuziteka, mwasanze zimeze gute. Mu by'ukuri ziraryoshye. Niba wari usanzwe uzi kuzikora, ese ni ikihe kintu wowe ushyiramo? Niba udakoresha bino bintu ugiye nakoresheje, niba hari ibyo wongeramo kuri ibi ngibi, ni ibihe wowe ukoresha, wanshyira muri comment, ubutaha nanjye nkazabigerageza. Ikindi nimwibagirwe kuba mwakomentinga recipe mukeneye ko twazabakorera, recipe mukeneye ko twazashyiraho byihuse, nzajya mbakora recipe nta kibazo mwashyize muri comment. Snacks zacu za mbere zahiye, twakoyemo irangi ari ryiza, dushyizemo iza kabiri. Ni ukuvuga ngo n'ubundi umuriro uracyari wa wundi, turakoresha umuriro uringa kugira ngo rero tutaza kuba twashiririza, ukaba wanareba n'irangi niba riri gusa neza. Nge nuko nagiye ndikuramo, ubwo namwe mwari birangi riri gusa neza, gusa irangi iyo riri gusa neza nawe uri kubibona. Ziraryoshye, zirasa neza kandi ziroroshye. Mana yanjye, ntabwo ibijumba byazongera kukunanira pe. Abantu ibijumba byananiye, mugerageze mukoreshe buno buryo, muzambwira. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Mukomeze kugira amahoro aho muri hose, mugerageze mukore ino recipe, muzambwira. Mugira amahoro, mugira ibihe byiza. Salam.